Mu gihe abacuruzi bakomeje gukangurirwa gukoresha utumashini dutanga inyemezabuguzi tuzwi ku izina rya EBM kugira ngo uburenganzira bw'umuguzi bwubahirizwe ndetse ngo hanakumirwe inyerezwa ry'umusoro wa leta, bamwe mu bacuruzi bakorera mu Gakiriro ka Gisozi baravuga ko batakibona abakiriya bitewe nuko bakoresha imashini za EBM, bakanemeza ko impamvu yabyo ari uko batinya umusoro ku nyongeragaciro TVA bakajya aho badakoresha imashini za EBM. Abacuruzi bakomeza bavuga ko ikigo cy'igihugu gishinzwe umusoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority cyakora ibishoboka byose kugira ngo abacuruzi bose bakoreshe utumashini twa EBM, nk'uko Gasheja Augustin umwe mu bakorera mu Gakiriro ka Gisozi yabidutangarije. Ni wacu muradarwa ndetse n'indi koperative nayo ikora ibyimbaho yitwa Parwa, igihe hari haje akamashini ka EBM kandi gategeka umuntu kujya muri TVA, twavuganye n'ubuyobozi bwa Rwanda Revenue Authority dusanga ari ngombwa ko twinjira muri TVA kandi tugakoresha akamashini kuko gafasha abacuruzi cyane. Hanyuma tunavugana n'abayobozi ba Rwanda Revenue babisabye n'abandi bakora ibintu nk'ibyacu, ariko bo baratagaranya umwe araha undi araha. Twe turabikora kuko twegeranye kandi dufite organisation, ariko handi ntibabishobora. Ibyo rero byaduhagarikiye akazi twebwe nka Darwa. Usanga muri iyi minsi abaturage abanyamuryango bacu baragiye binjira mu bukene, kandi abantu binjiye mu bukene nabyo biteza izindi ngorane y'abantu batabagendekeye neza, batariye. Usanga hari abatamenyeho biri ugasanga ntabwo bigenze neza. Ibyo rero byateye n'ubukene n'izi nyubako twubatse, kuko abantu bahunze TVA, kuko ndetse twebwe dukora n'abakozi ba Rwanda Revenue bicaye ahangaha kandi hari amatori. Abantu benshi rero niko bimeze mu bantu n'abakunda amafaranga, bigira aho hantu batabona Rwanda Revenue, bigira aho hantu babaha fayitire zitaye. Noneho muvoma zabaga hano ku Gisozi mu Gakiriro zose zahagaze kuri purusa zirenze 50. Kuba bamwe mu bakorera mu Gakiriro ka Gisozi bavuga ko babura abakiriya bitewe nuko bakoresha imashini za EBM, Mbera Emi umuhuzabikorwa w'umushinga wa EBM mu kigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority aratangaza ko badakwiye kubigira urwitwazo, dore ko umucuruzi wese ufashwe adakoresha iyi mashini cyangwa ngo atanga inyemezabuguzi afatirwa ibihano. Tekereza ko wenda niba mwarabigenzuye namwe mukabikurikira nuko ibiciro urebye biri hafi kungana cyangwa se wenda biranangana, ariko bacururiza ahantu hamwe hegeranye, ku buryo mu by'ukuri gukoresha imashini nta kibazo ubundi byagateye ku muntu uyifite, kubera ko niba yifite icyo asabwa ni kugaragaza amafaranga yakiriye, kandi muri amafaranga yakiriye haba harimo n'umusoro ku nyongeragaciro. Icyo gihe rero mu by'ukuri nuba batabigira urwitwazo, nubwo wenda haba harimo imbogamizi kandi tugenda dushakira umuti, ariko mu by'ukuri ntibyatuma usabwa kuyikoresha atayikoresha kubera ko hari undi utayikoresha. Abayikoresha ndibutsa ko ari abanditse ku musoro ku nyongeragaciro, bafite igicuruzo cya $20,000 ku mwaka cyangwa se $5,000 mu gihembwe, bityo rero mu by'ukuri bakaba bagombye kubahiriza izo nshingano zisabwa abakoresha izo mashini. Abatazikoresha rero nabo kandi wenda bagejeje icyo gihe cyo kwandikwa ku musoro ku nyongeragaciro, turabakangurira kubahiriza nabo izo nshingano, kubera ko iyo batazubahirije hari ibihano bibateganyirizwa ku batiyandikisha ku musoro ku nyongeragaciro kandi bari bakwiye kuba bandikwa kuri uwo musoro. Iyo banditswe rero nibwo nabo baba bafite inshingano yo gukoresha imashini y'ikoranabuhanga mu gutanga inyemezabuguzi. Mbera Emi akomeza avuga ko nubwo hari aho bageze bakangurira abacuruzi gutanga inyemezabuguzi bakoresheje EBM, hakiri imbogamizi za bamwe mu bacuruzi batarahindura imyumvire ndetse n'abaguzi batarahagurukira guharanira uburenganzira bwabo bwo gusaba inyemezabuguzi mu gihe baguze ikintu icyo ari cyo cyose. Imbogamizi dufite ziterwa mu by'ukuri nabyita imyumvire y'abakoresha izi mashini itaranuga neza, cyangwa se wenda itaragera ku rwego rushimishije, aho usanga hari abantu benshi basabwa gukoresha imashini banazifite ariko ntibatanga inyemezabuguzi. Ibyo tubisanga ahantu henshi hatandukanye, nko muri za restaurant, mu kabare, supermarket zimwe na zimwe, mu magaraje se, ahantu henshi hatangirwa serivisi zisa n'izihuta muri ubwo buryo, ugasanga ntabwo bakoresha inyemezabuguzi ya EBM kandi bafite izo mashini.
iyo ni imbogamizi ya mbere. Imbogamizi ya kabiri ni uko hari abatanga inyemezabuguzi ariko bakagabanya amafaranga cyangwa se bakandika amafaranga make ugereranije nayo bakiriye koko. Ikindi hari abantu bagerageza babifashijwemo n'ababunganira mu ibaruramari, ugasanga hari ukuntu bashaka kugerageza gucura inyemezabuguzi zigaragaza ko baranguye TVA nyinshi kugira ngo bayisubizwe. Izo ni imbogamizi tugenda duhura nazo mu by'ukuri, ariko zifatirwa ingamba zihuse kandi zikagenda zikemuka hakiri kare. Kugeza ubu mu Rwanda abakoresha imashini za EBM bagera ku 10,200. Umubare w'abatanga inyemezabuguzi bakoresheje EBM ukaba ugenda uzamuka nyuma yo gukangurira abacuruzi gukoresha izi mashini ndetse no gusobanurirwa ibyiza byazo.